Abantu benshi ndetse nawe urimo bajya bibaza ese Airdrop ni iki cyangwa se uburyo bwo gukorera amafaranga ubundi kuri internet nta gishoro birashoboka. Hanyuma muri iyi video ndaza kukubwira uburyo wakorera amafaranga kuri internet nta gishoro, kuko hari iyindi Airdrop nabonye ishobora kuzatanga amafaranga muri uku kwezi kwa karindwi, ariko nyine abandi bamaze amezi 3 bari kuyimayininga. Ariko ndagira ngo mbanze musobanurire ese crypto airdrop ni iki. Crypto airdrop ni igihe team runaka ifashe amafaranga ikayashyira kuri wallet yawe, nk'uko hano uri kubona bari kuvuga ngo airdrop are event where a cryptocurrencies development team deposit their crypto token or NFT into your crypto wallet. Ngira ngo nk'uko nabivuze nyine ni igihe aba developers muri cryptocurrency bafasha amafaranga bakayashyira kuri crypto wallet yawe. Hanyuma cyase airdrop ya mbere yabaye mu mwaka w'2018 ikaba yaritwaga Neo, aho yari ifite na blockchain yayo. Gusa iyi ngiyi nubwo ari iya mbere, hari yanditse amateka yitwa ontology cyangwa se iri symbolized by ONT, kuko yo iyi airdrop imwe cyangwa se token imwe yavunjwaga $2, aho rero baje gutanga miliyoni 40 z'amadolari nyine mu bantu. Hanyuma se airdrop zo kuzibona biba bisaba iki? Kugira ngo ubone iyo airdrop cyangwa se aba developers babo muri cryptocurrency baguhe ayo mafaranga kuri crypto wallet yawe bisaba iki? Hanyuma hano bari kuvuga ngo development team release airdrop for variety of reasons including to amplify marketing and help build a fan base. Okay, hanyuma turaza gukomeza tugenda tubireba. Icyo bari kuvuga hano nuko development team cyangwa se team iba yakoze iyo airdrop cyangwa se iba yazanye iyo project iguha ayo mafaranga bitewe n'impamvu zitandukanye, urugero nko kwamamaza cyangwa se mu kugira ngo bubake fan base. Muziko wenda niba hari airdrop uzi yigeze itanga amafaranga, ubu ngubu iramutse igarutse ikavuga iti twazanye undi mushinga, abantu benshi yego barawitabira cyane. Hanyuma indi mpamvu haba harimo kwamamaza, kuko urabona hari airdrops zidusaba kujoininga Telegram channel, amachannel yabo. Ari amachannel rero banyuzamo ibyamamazwa. Ngira ngo no mu Rwanda mujya mwumva bavuga ngo u Rwanda nta bundi bukungu dufite na zahabu, umutungo cyangwa se ubukungu bw'igihugu ni abanyarwanda ubwabyo. Rero izi airdrop nazo zigerageza kubaka community, hanyuma aho zishobora kuba zanyuzamo zakamamariza amakampani runaka, hanyuma ayo makampani akabishyura. Rero aba developers nabo bazanye airdrop baba bafite projet yo kubaka community, hanyuma nyine bakazaguha amafaranga kuko nawe nyine uba hari ibyo wagiye ukora baragiye bakwamamazaho. Hanyuma nago ndi butinde, ndagira ngo nkubwire ko hari amoko 3 ya airdrop. Hanyuma ubwoko bwa mbere bwa airdrop bwitwa standard cyangwa se referral airdrop. Hanyuma iyi airdrop mu by'ukuri nta kindi kintu kugira ngo ube eligible biba bisaba, nuko wiyandikisha cyangwa se ugakora sign up gusa kugira ngo ube eligible. Cyangwa se mu yandi magambo, izi standard airdrop zitanga amafaranga ari free cyangwa se amafaranga y'ubuntu, gusa nizikunze kubaho. Hanyuma ubundi bwoko ni ubwitwa bounty airdrop, ari nabwo turi gukora cyane, aho kugira ngo ube eligible
ari uko ukora task zitandukanye zirimo nko gupromotinga cryptocurrency on social media, urugero nk'izi za hamster combat, za memify. Badusaba gufollowinga amatelegram channel yabo, bakadusaba kubafollowinga kuri X, kubera ko iyo nyine umuntu afite account ikurikirwa n'abantu benshi abona abantu ashobora kwamamariza. Hanyuma rero ngira ngo birumvikana, gusa si ibyo, harimo n'ibindi nko gutumira abantu nk'uko hano ubona bari kuvuga ngo getting friends and family to sign up for its newsletter or even providing software and coding support. Ngira ngo ni ibingibi hano ikintu bari kuvuga nuko iyi bounty airdrop are not truly free in that they require some form of labor in order to qualify. Hano rero ngira ngo birumvikana ayayo ntago aba ari amafaranga y'ubuntu, kuko hari imirimo uba ugomba gukora kugira ngo ube eligible. Hanyuma ubundi bwoko ni ubu bwitwa hoda cyangwa se exclusive airdrop. Hanyuma aho nk'uko byumvikana nyine ni hoda, bagusaba kuba wakora deposit, hanyuma bakajya baguha inyungu y'ibyo y'amafaranga cyangwa crypto wakoreye staking cyangwa se wa holdings. Hanyuma ngewe rero ndibanda kuri ubu buryo bwa bounty airdrop ari bwo turimo kugenda dukora. Hanyuma aka kantu yego cyase aya makuru mbahaye nifashishije uru rubuga rwa fidelity.com, nyabahaye kubera ko nyine hari abantu bajya bambaza ngo ese ngo kuri Bramu ngo bahita babikuza cyangwa se nko kuri Wcoin ngo bahita babikuza. Oya, hano izi ni airdrop tuba turi gukora. Mubona ko hari task abaduha zo kubafollowinga kuri social media, tugomba gutumira abantu yego, ndetse ugomba kumenya ko bounty airdrop are not truly free in that they require some form of labor in order to qualify. Hanyuma nibyo njya mura mbabwira, ushobora kujoininga airdrop nk'izi zo kuri Telegram, mu by'ukuri nuzabe eligible. Niyo mpamvu kugira ngo ube eligible uba ugomba gukora ibyo baba bagusaba, ndetse ngenda baha muri update. Ugomba kujya muri group ya WhatsApp, link iri muri video description. Hanyuma rero ngira ngo ni ibyo ngibyo uba ugomba gukora iyo mirimo ivunanye, nyine nta kintu cy'ubuntu wabasha kubona. Hanyuma rero uyu munsi nje kubagezaho iyindi airdrop yitwa .coin. Reka nze kuri Twitter kugira ngo mbanze ngire ibyo nyikwerekaho mbere yo gutangira uburyo tugiye nyine gukorera iyo airdrop dukora ziriya labo cyangwa ziriya mirimo batubwiye. Hanyuma uri kubona ko hano hari post ivuga ngo next week we will start DTC mining and you will be able to claim token and send them to the exchange. Hanyuma hano bakakomeza bavuga ngo the mechanism will be as flow, you will buy level DTC mining and every day you are rewarded cyase awarded with token that you can withdraw to exchange. Hano icyo bari kuvuga nuko nyine hazaba hariho mechanism aho bazaguha DTC token bishingiye kuri level yawe. Hano rero bari kuvuga ngo buy level DTC, nta kindi nuko nyine bazareba level uriho bitewe na ya mirimo wagiye ukora, hanyuma baguhe izi DTC. Izi DTC ni token ndaza kubikwereka, ndetse ushobora kuba wabikuza kuri exchange. Hanyuma hano hari akandi kantu bari batanze kugira ngo nyine barebe exchange bakorana partnership. Bari bapropose OKX, bapropose Binance ndetse na Bybit official. Ubwo rero nyine bari kugira ngo barebe ko exchange abantu bakishimira, kuko uri kubona ko bari bavuze bati which one do you prefer. Hanyuma bo bateganyaga
gukorana partnership n'izi exchange uko ari 3 ariko bagahitamo imwe bitewe n'ibyifuzo byacu. hanyuma rero ushobora kujya muri comment nawe ukababwira iyo uri prefer wifuza ko bazakorana nayo, hanyuma nyine izagira vote nyinshi niyo bazahitamo. gusa ariko nge nabonye ahari ari Bybit kuko muri task batanze harimo iya Bybit, ndaza kubikwereka. ngira ngo ushobora nawe kuza ukajya kuri Twitter ugasoma update zigiye zitandukanye kugira ngo usobanukirwe. hano rero uri kubona ko iyi post bayishyizeho ryari, bayishyizeho kuri 18 z'ukwa gatandatu, aho bari bagize miliyoni 15 z'aba users, ndetse nakubwiye ko iyi Dogecoin imaze amezi agera muri 3. abantu ba mbere nzi bayitangiye mu mezi 3 ashize. ngewe rero ntabwo naza ngo nkubwire ikintu nta makuru nshingiyeho, gusa ariko icyo ndi gushingiraho ni uko nyine iyi DTC yaraje, ndaza kubikwereka. ushobora kuyiclaiminga, ni ukuvuga ngo muri iyi airdrop turaza guclaiminga Dogecoin ndetse na DTC nubwo biri coming soon, ariko nyine ni mu gihe gitoya. nk'uko hari post nabonye bari kutubwira ko ari mu cyumweru kiri imbere. yego, hanyuma rero reka nze njye kuri WhatsApp kugira ngo nkwereke uburyo watangira iyi airdrop ya Dogecoin. hanyuma mfite link, reka nyikorere paste. hanyuma nawe uraza kunyura muri video description, ndaza gusigamo iyi link. ushobora no kujya muri group ya WhatsApp nk'uko nabivuze, link iba iri muri video description. hanyuma birumvikana iyi nayo ikorerwa kuri Telegram. igihe ukanze kuri link urategereza kugira ngo ifungukire muri Telegram. hanyuma iyo link ifungukiye muri Telegram uri kubona ni Dogecoin, uza hano hari start, hanyuma ugahita uza hano hari let's go, ukaza hano hari start nk'uko dusanzwe tubigenza nyine. yego, uza hano hari start, hanyuma ugategereza kugira ngo Dogecoin boot ifunguke. hanyuma rero ubu tugiye gutangira kumayininga. nyamuneka nanjye ndi mushyashya, ukwiye gushyiramo agatege kuko urabona ko dutangiye dusa nkaho dukererewe, ariko nyine ntabwo najya noragura ibintu byose mfite ngo mbibazanire. hanyuma uri kubona ko ndi muri level 1. hanyuma iyo uri mushyashya nyine baguha Dogecoin 1500. uburyo bwa mbere ni tap earn, ngira ngo ibyo ni ibintu musanzwe muzi. hanyuma hano haba hariho image ziri kugenda zigabanuka mu masegonda, uba ugomba gutapinga ukoresheje intoki nyinshi ku buryo bushoboka. hanyuma uri kubona ko image zigenda zigabanuka ariko ziyongera. uri kubona ko zigaranyeho image 8. hano hari amasegonda bari kugenda yibara. ahangira ngo ubu nibwo buryo bwa mbere tap earn. hanyuma ego turakonekitaho wallet. reka tuze hano kuri portfolio. uri kubona ko nababwiye ko turajya duclaiminga DTC. iyi ni ya DTC cyangwa se Dogecoin, ndetse dushobora no guclaiminga Tonecoin. ngira ngo ni ibintu bigaragara gusa, ariko biri coming soon nk'uko nabonye hariya kuri postinze kuri X bavuze ko ari next week, nubwo icyo cyumweru ari iki twinjiyemo kuko hari hashize iminsi igera kuri 3 bapostinze iriya post. hanyuma rero reka tuze dukore task ya mbere y'ingenzi yo guconnecta wallet nk'uko hariya kuri ruriya rubuga rwitwa Fidelity batubwiye ko kugira ngo uzabona amafaranga cyangwa se aba developers b'iyi Dogecoin bazaduha amafaranga, nuko duconnectaho wallet yacu bakazayidepositingaho amafaranga. icyo gihe twabonye amafaranga nibwo dukonfaminga ko iyo ari airdrop.
nk'uko mwabonye babidusobanuriye. Hanyuma ushobora gukoresha Telegram wallet, Tonekeeper, MyTone wallet, ego ushobora gukoresha wallet wifuza, ndetse njyewe ndaza gukoresha ego iyo muri Telegram. Hanyuma ubwo ndakandaho gutya negereze nitonzeho gatoya. Gusa icyo nagusaba, niba utarakanda kuri subscribe, wakanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi zikwereka buri kimwe ndetse zikanagusobanurira akantu ku kandi. Hanyuma tugiye kuza kuri connect wallet. Uri kubona ko wallet yabaye connected, uri kubona ko byakunze. Nyamuneka mu gihe gitoya, mu minsi iri imbere, iyi claim niba yabaye available, tuzabasha guclaiminga izi .coin zihita zijya hehe kuri ya wallet yacu yo kuri Telegram. Nawe ushobora guconnectaho wallet yawe nyine haba kuri Telegram, Tonekeeper. Hanyuma ikintu kindi kizakurikiraho nk'uko babitubwiye, tuzavana izi token zacu kuri Telegram tuzijyane nyine kuri Bybit cyangwa se ku yindi exchange. Hanyuma reka nsubire inyuma, ego ndaza hano kuri N. Ninza hano kuri N, uri kubona ko ego baduhaye task, hari ukuba followinga kuri Telegram, ku followinga ya community yabo nk'uko nabivuze nyine, cyangwa hariya ku rubuga rwa Fidelity babitubwiye. Kugira ngo tube eligible, hari task tuba tugomba gukora arizo nk'izi zo gufollowinga imbuga nkoranyambaga zabo. Reka mba following no kuri X. Uri kubona ko ego ndahita nza hano mwande kuri follow. Ibi nyine bituma bagira community nini cyangwa social media zabo zikura, zikaba zabona abantu zamamariza, cyangwa se hari na social media ubwazo zihemba. Muziko nko kuri TapSwap bari kuduha task zo kujya kureba video kuri YouTube channel, hanyuma tukazana amakode tuba twabonyemo. Hanyuma impamvu nyine tujya kureba ziriya video ni ukugira ngo nabo babone revenue from YouTube, ego. Hanyuma nyine ayo mafaranga nabo akaba ariyo bazakoresha baduha Airdrop. Hanyuma reka nsubire kuri Telegram. Hanyuma uri kubona ko izindi task ni ugutumira abantu bakagenda baguha token bitewe n'abantu umaze gutumira. Uri kubona ko ndabona ifitanye partnership na Coin. Reka nkore n'iyi task, ubwo birumvikana no kugira gute. Uri kubona ko baba batangiye kwamamaza. Nk'ubu Coin iba yabishyuye nyine kugira ngo bayamamarize. Hanyuma ibya Coin reka nse nk'ubyihorera, nze kuri close anyway. Hanyuma reka nsubire kuri portfolio. Uri kubona ko mu by'ukuri misengiraho token 81,917 kubera gukora ziriya task, haba guconnectaho wallet barabiguhembera, kuba followinga kuri X, kuri no kujoininga community yabo, ibyo barabiguhembera. Hanyuma reka nze hano kuri booster turebe booster zihari. Hari iyi yitwa multi-tap, urugero reka nyigure turebe uko biri bugende. Uri kubona ko bankase token kugira ngo nyigure. Uri kubona ko noneho ndi kugenda mbona token ebyiri kuri buri tap nyine kubera nguze iriya booster. Hari n'izindi booster rero ushobora kugura. Hari yitwa daily attempt, iyi nyine uri kubona ko hariho ya battery cyangwa se recharge cyangwa energy. Hanyuma hari n'iyi iri coming soon. Hari n'iyi yo ku double your coins and live even faster. Hano ni nko gukina game, ni game ya .coin. Reka dukineho turebe. Hanyuma ndaza hano kuri double ubwo ngubwo. Hanyuma uri kubona ko mu by'ukuri token zanjye zihise zidaboringa kuri one click. Reka nza hano kuri continue turebe. Ubwo ndagaruka kuri boost, nongere nyine iyi game turebe. Hanyuma bari kumbwira ngo come back tomorrow
or continue tapping on the dot. Hanyuma icyo bari kunsaba ni uko nazagaruka ejo cyangwa se nkakomeza nka tapinga hano kugira ngo bame andi mahirwe yo gukina iriya game. Gusa sinavuga ko ari game nkuko mubibonye nyine ukanda single press bagahita bagukubira kabiri. Ngibyo rero ibya .coin utazavuga ngo sinaguhaye amahirwe ari ahangaha, ahasigaye nahawe. Wasobanukiwe na airdrop n'iki? Mu by'ukuri hari ibyo uba ugomba gukora kugira ngo ube eligible. Nkuko nabivuze, ni amafaranga y'ubuntu wapfa kubona. Hano ushyiramo your effort cyangwa se your labo, hanyuma ukazabasha guhemberwa ibyo wakoze. Hanyuma rero mwibuke mu joining group ya WhatsApp, mukore subscribe, iyi video muyihe like kuko bituma igera ku bandi ndetse bigatuma nanjye ngira courage kuko mbona ko ibyo nkora mu byishimiye. Naho utaha mu zindi video zaba airdrop nshyashya, dore ko zihari nyinshi, gusa ariko mba ngomba kubazanira ikintu namaze kubona ko cyizewe. Hanyuma ngira ngo nibyo ngibyo, Imana ikomeze ibarinde. Naho utaha, mwakoze cyane, ndabakunda.